Bro, man, sasa uri umusazi n'impanuka gaswe. bro, byoroshye man, uri umusazi cyangwa gute usanga abantu bari kurya amanuka zutura ibintu byabo hasi man? Mbwira man, siwe mbwira niwe mbazerega. Windeba gutyo Capati n'ibintu birenze se. Urasanga ndi kwirira capati impanuka we gute uzunturira capati hasi? Amenyera. Niko urashaka kundusha amahane? Amenyera. Urashaka nyine kurumva wabyimbye ku buryo za tuzusanga abantu bari kurya ubatakaza ibintu byabo hasi. Wagabanije kiburi. Hari ikiburi hejuru ya capati yanyu. Umva byoroshye capati yanyu urayigura man? Urayigura. Ayo ndibugure. Wigize umusazi se? Ako se ubusazi ugomba ubundushe wowe. Nyine wigize umusazi cyane. Wabyimbye. Urumva wabyimbye wigize umusazi cyane. Capati yanjye ariko buri urayishyura. Ko ntari buyigure. Urayigura? Ko ntari buyigure. Yamaye nka data. Kigabo. None ukomeza ugiye. Komeza. Urajya. Mbwira. Urajya. Urimo urajya. Shanka uba wanyweye ibiki? Urimo urajya. Mani ngurira capati yanjye mwana. Wanyweye ibiki wowe? Amafaranga hano muri Kigali aratuvuna bro. Winzana ibintu bya mama wararaye, winzana ibintu bya Kigali. Umva. Kigali se ni ukora amafaranga menshi. Ngurira capati yanjye bro. Ngurira capati yanjye. Ntabwo wumva ikinyarwanda ariko. Ko ntari buyigure se. Urayigura akubona imbere ya byose ni ingofero. Ingofero niyo iri iri kugutera agasuzuguro. Capati yanjye yigure man. Ngurira capati yanjye bro. Ngurira capati yanjye. Ugabanya ibintu by'ibisazi. Ako se sha wanywebiki? Ntabwo ngiye ibyo bintu. Wanywebiki? Byo muri muranza nawe. Ntabwo biraza gushoboka. Ukumva wanywebiki? Nanyoye ibiki? Nanyoye yawurute. Yawurute? Ukaba uri kurwanira capati ija? Cyane. Ngaho rimwe. Atasiyo bro. Byoroshye man. Oya byoroshye. Ndakuvuna. Byoroshye. Kumbwira ngo uramvu. Ndibona bugabo. Ako sha wanyweye ibiki? Umva bro, mpereza capati. Oya mpereza. Umva. Niba capati igura igiceri cy'ijana, mpereza igiceri cy'ijana nyishyura. Si ndiyo? Ntayo nguhaye. Siko bimeze? Ntayo nguhaye. Urishuwa kutayampa se? Ntayo ndibugure. Urishuwa? Cyane. Urishuwa? Cyane. Ibyo uvuga uri seri? Ntayo ndibugure. Okay. Ago reka negere. Umva. Reka nigire man. Byoroshye. Ubu bugabo buba bwanyweye ibiki? Byoroshye man. Wasinze ibiki se wo? Nasinze ibiki? Uri kumbona muno nasinze ibiki? Check. Uri kubona nasinze ibiki? Ndebe uri kubona nasinze ibiki? Ku buryo kumanwa ugenda umeze nk'igihumyi utabona ugenda utakariza abantu ibyabo. Umva niba ari ibyo ngibyo wamenyereye, sibyo? Niba ari ibyo ngibyo wamenyereye. Bro, gabanya ibisazi oroha, sibyo? Calm down. None se ko ntari buyigura? Gabanyaga urayigura urayishyura. Ko ntari buyigura? Nta kibazo. Bawegeze umuntu w'umusazi. Wumva nyine urenze ugenda muri quartier wabyimbye umukanya nugera no kubandura bahutaza ugende wumve wabyimbye wigize ijeya bro. Ahubwo ndaguhutariza ubuzima. Oroshya. Ndaguhutariza ubuzima bwo. Oroshya. Umva se nyine nkwereke. Aho ubundi ushaka iki wo? Umva nkwereke ikintu ushaka. Sibyo? Nkwereke ikintu ushaka. Sasa. Ngewe sinanirana. Sibyo? Sinagora n'ibintu ngo migire intambara. Sasa ngiye ikintu ushaka ni capati yanjye. Sibyo? Shaka capati yanjye. Sinkwatse imodoka, sinkwatse iki. Cyo shaka ni capati yanjye. Nutayibona urabigenza ute? Nintayibona ndabigenza nte? Urayishyura ariko buri. Nintayishyura biragenda gute? Nutayishyura? Urasiga ikisimbo. Katacyo mfite. Ntacyo ufite? Kiraboneka. Ahubwo ubuzima bwawe buragisimbuye. Kiraboneka. Wararaye ngurira capati yanjye. Ntago ari ibintu bya danje. Ako se sha warasaze.
okay narasaze nta kibazo ndi umusazi ariko ndi umusazi ku byanjye icyo ushaka ni capati shaka capati ushaka capati yizane man zana capati yanjye nari ntaranayimara yawe hereza capati oyaga oroshya tuza cururuka capati yanjye ndayishaka gabanyaho ikiburi man kundeba gutyo ako se sha ubundi uranze kundeba gutyo ubundi uranze ntabwo ari ngombwa nkumenye sibyo si ngombwa nkumenye ibyo uri gukina nabyo no kukumenya simbikeneye ibyo uri gukina nabyo no kukumenya simbikeneye ama ndakina nawe uri football uri volleyball ngo ndakina nawe basha wagabanije ikiburi izo ntoki uri murantunga wagabanije ikiburi wagabanije ikiburi rega izo ntoki uri murantunga ariko ubundi niko iyi ngofero ni iri kugutera n'agasuzuguro mbere ya byose ingofero ni igutera agasuzuguro nyine ukumva wabyimbye kumva wabyimbye sasa oroshya capati yanjye igura amafaranga igiceri cy'ijana si ya desi narindi kurya sindi bugutuburire ngo ni capati ya desi ni igiceri cy'ijana ngurira capati yanjye shangiye mbonye ufite n'ibyuma mwana we ntabwo yagiye ntabwo ngira nyine kuri capati yanjye nta kibazo kuri capati yanjye ndi igicucu ndinjije ndi ikigoryi kuri capati yanjye ngurira capati yanjye man gabanya ibintu bya sinzundongo njye uranza nayo ibintu bya sinzundongo yahangaha ngewe capati yanjye ndayishaka man ushaka uvuge ko nywa danihiri ushaka uvuge ko nywa dondo ubwonko nta kibazo kuri capati yanjye amafaranga yo kugura danihiri wowe nta kibazo ariko kuri capati yanjye ye baba we Bikira Mariya w'i Yerusalemu dusabira bereza gira vuba genda uyizane man aho yikura simpazi genda uzanire capati yanjye ariko ubundi bazajya baza habyimbye nyine muri quartier barumva bigize ibisore babyimbye kwebwe abanyantege nke baduhutaze jamais iravuga baba tata we zana rwose utazongera kuza oya ariko ntuzane ibintu byamamara ibi birarangiye sindiyo ibi birarangiye birabaye hari n'igihe uzongera gukinisha n'abandi bantu akiri ingofero ya man kiri ingofero yawe ubu noneho wakikomereza ibigogi bigwira man ndi ikigoryi kuri capati yanjye nta kibazo ndi ikigoryi kuri capati yanjye man sibyo ko gacapati kanjye ndi ikigoryi ndi n'igicucu njye nigeze nkwataka nigeze ngutangira uri kugenda nta kibazo nushaka untuke capati yanjye upfa kuba uyisigiye genda urugendo ruhire ugereye amahoro nunabyimba no kuwundi aho ngaho imbere barawumena buriya razi ngo ndamuhereza papa ko gisa gusa